Mbahaye ikaze bakunzi ba BigTown TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus niko kanya ngo tubahereze update kuko murabizi ko muba mukwiriye ibyiza kandi natwe tuba turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza. Muri kano kanya rero update hari na yindi na update y'ubukwe bwo bita The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin. Mugisha Benjamin rero kuri wa gatanu tariki ya 15 Ukuboza 2023 muri amasaha hari kuba umuhango wo gusaba no gukwa wa The Ben ndetse na Pamela. Ukaba ari umuhango uri kubera mu busitani bwa Nigeria buherereye i Rusororo hafi y'Intare mu gihe bazasezerana imbere y'Imana kwa 23 Ukuboza 2023. Murumva ko turimo turasoza umwaka n'umwaka turi gusoza neza mu buryohe kuri The Ben ndetse na Pamela, cyane ko none no ku bakunzi ba The Ben nabwo turi kusorezaho ku buryohe burenze cyane ku buryo navuga ari uburyohe bw'amaso kuba turi kureba ibyiza, tureba ibirori, tubona uwo bita The Ben arimo arakora ubukwe, ari kwambika impeta n'umukunzi we, n'amatwi yacu ku munsi w'ejo tariki 16 nayo azaryoherwa n'iki kandi azaryoherwa n'indirimbo izasohoka ejo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 2023. akaba ariyo ndirimbo ya mbere The Ben agiye gusora uwo bita Pamela ari kubanga Vixen ari kuyigaragara azagaragara mu mashusho y'indirimbo. Tukaba muri kano kandi dufite amakuru yuko amwe muri abo mashusho bivuga ko yafatiwe mu karere ka Rusizi. Ubwo urumva rero ni ibyishimo byinshi cyane ku bafana ba The Ben ndetse kandi no ku bakunzi ba The Ben. Abantu bari bakumbuye ijwi rye cyane ko yari amaze igihe kinini adasohora indirimbo. Abantu benshi bibazaga bati ese The Ben imeze bite, ese The Ben yarekeye umuziki, ariko nanone nyuma yo gusohora iyi nanone turi kwibaza tuti ese kwarekuye iyi ngiyi ese azakomeza kudereza iyindi. Ariko tugarutse mu minsi yashize The Ben yigeze gutangaza ko afite indirimbo ebyiri nziza, iy'urukundo ndetse n'iy'Imana. Abaza abafana bati mucuzinga ese ndabanza iyi. Muri kano kanya ntabwo tuzi ese ejo ku munsi w'ejo azabanza ariko byari byo byose azabanza y'urukundo nyine hagati y'indirimbo y'Imana ndetse n'iy'urukundo. Urumva ni y'urukundo cyane ko uyu munsi habaye ubukwe, ejo ibindi bizakomeza. Ubwo urumva icyo twavuga nuko nyine ubwo ku munsi w'ejo ibindi niho bizabera. Reka twumve indirimbo, twitega amashusho y'indirimbo. Hari na benshi bari kwitega batese koko ko iyi ndirimbo The Ben yavuze ngo azayisohora nyuma y'uyu munsi, y'umuhango w'uyu munsi. Ubwo ngubwo ntabwo bishobora ko hari udushusho tumwe na tumwe tuzifashishwa cyangwa se tuzasohoka amashusho y'indirimbo. Ni benshi nabo bari kubitekereza, ariko reka tubitega amaso tubanze turebe ese bimeze bite. So bakunzi ba BigTown TV rero murabizi ko tuba turi kubahereza update. Hari abantu benshi muri kano kanya bamaze iminsi kandi bafata uwo bita The Ben bagatangira kumugiranya na Melody. Benshi bibaza ibintu byabo, benshi bibaza byinshi bavuga bati The Ben ararenze, abandi bati Melody ararenze. Muri kano kanya rero ntabwo tukiri noneho kugiranya ibyo ngibyo. Ikintu gihari nuko noneho trend igezweho nuko n'ubukwe bwa The Ben. Urumva ejo bundi hari umunyamakuru babajije ubwo hari saga yo bita Yago ndetse na Brian barimo baravuga ibintu byinshi, barimo baraterana amagambo. Umunyamakuru amubaza bati ese urabona ibintu by'iyi minsi bimeze bite? Ahita asubiza ati muri iyi minsi rero ukuntu gahunda zimeze ni saga ya The Ben nako ni saga yewe bita Yago igomba gusoreza muri ibi, ariko tugiye kwinjira muri mode y'ubukwe. Rero nuko ngo iyi mode y'ubukwe tugiye kwinjiramo ndakeka ko ari mode ya fresh cyane. Ubukwe navuga ko kandi buraza kuvuga bwagaragaramo ibyamamare bitandukanye, aho binavuga ko bita Meddy ari tayari kuba yaza mu gihugu cy'u Rwanda aje mu bukwe bwa The Ben. Siwe gusa kandi aho bita Badrama yaramanutse, binavuga ko nyine ngo arimo aje kubera gahunda y'ubukwe bwa The Ben. Ibyamamare byinshi tugiye kubona muri iyi minsi, cyane ko navuga ko The Ben ari umuntu ukunzwe cyane, umuntu ubana cyane n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. So ubu ngubu rero kuri inshuro nyuma yuko Pamela nawe kandi bitangajwe ko nawe agiye kuba yagaragara mu mashusho y'indirimbo The Ben bwa mbere, abantu benshi barimo barabyibazaho bavuga ati ese iyi ndirimbo izaba yitwa ngo iki, cyane ko bita The Ben nawe yavuze ati ashyira $500 ku muntu uzatanga ashyira $500 ku muntu uzandika uzashobora izina ry'iyo ndirimbo igiye gusohoka. Uwikeza Pamela nawe ku mugore wa The Ben rero ni umugore n'ubundi ni umugore nyine still n'ubundi yamaje kuba umugore wa The Ben. Uwikeza Pamela rero ku bantu batamuzi yamamaye mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda, amarushanwa yabaye mu mwaka 2019 ari nawe yahuriyemo na The Ben.
ubu rero bamaze kuba basezerana imbere y'amategeko. Ubu ngubu rero nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko uyu munsi araza gusaba no gukwa, ndetse ku itariki 24 habura iminsi ibiri ngo noheli ibe, habura iminsi ibiri ngo noheli ibe nibwo hazaba gusezerana imbere y'Imana. Ubwo turi kwibaza tuti ese abo bita Pamela azahita nawe akomeza wenda kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane kuba bita The Ben ariho akunda kuba ari. Abantu benshi bari kubyibaza, ariko reka tubitega amaso turebe bimeze bite cyangwa se bizagenda bite. So bakunzi rero ba BigTown TV, reka nanone mbabwire ko ntago nasoza kuvuga kuri isi update cyangwa se ntago nasoza kuvuga kuri iyi nkuru y'ubukwe bwa The Ben, inkuru yashimishe abantu benshi cyane. Navuze ko muri kano kanya abantu benshi barimo baribaza bati ese iyo ndirimbo izitwa gute. Navuze ko muri kano kanya abantu benshi navuga ko abantu benshi nyine nibyo bintu bari kwibaza, nanjye nabyibaje na buri wese abyibajije. So reka twitege amaso tuvuge tuti ese bimeze bite. So reka nifurize The Ben cyangwa se The Ben, mvuga The Ben mwumve Pamela, reka mbifurize kugira urugo rwiza, bazagire urugo ruhire. Biranashimishe kandi turaza gukomeza tugenda tubahereza update 5 kuri 5, nta kintu na kimwe turi buze kuba twabiba. Turakomeza tubakurikirane amakuru yose hamwe na BigTown TV. Nge mbabwira ko byose biba ari umutekano, byose kabisa biba bimeze neza cyane. Ariko nubundi reka nkomeze nifurije kandi n'abandi bose. Ariko hari n'abantu bibaza bati ese nyuma yuko The Ben agiye gusohora indirimbo, ese Meddy we byaba bimeze bite? Ese Meddy we yaba arimo hari ikintu ari kudutegura? Cyane ko mu minsi yashize twigeze kwa twabona uwo bita Meddy ari kumwe na Bruce Melody, bakavuga bati uwo bita Meddy ashobora kuba agiye kuba yasorana indirimbo na Melody. Abantu bakabivugaho ariko nta makuru ahari, uretse ifoto yabo twabonye bari kumwe. Ntago turamenya nimba koko ayo makuru ahari cyangwa se ibyo bintu bizaba, ariko abona binabaye kuko bose ariko nanone se ushobora kwibaza uti bibaye byaba bite kandi uwo bita Meddy yaramaje kujya muri gospel. Reka tubitega amaso, wasanga n'ubundi Meddy yongeye akagaruka kuri sakera gato cyangwa se na Melody bakamukoresha gospel, cyane ko ari n'indirimbo ikora ku bantu benshi cyane. Kuko uyu Meddy nk'urebye nko kuri social media za Meddy n'umuntu akoranye indirimbo na Bruce Melody, hari izina, hari platform yamuhereza, hari ukuntu yamuzamura izina, cyane ko uwo bita Meddy hari ukuntu navuga ko afite viewership nyinshi cyane kurusha Melody, ukurikije wenda uburyo arebwamo cyangwa iki, kuko niwe muhanzi mu Rwanda ufite aba subscribers bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 200 kuri YouTube. Akaba ari muhanzi nyarwanda ufite indirimbo ifite views nyinshi cyane kurusha abandi, akaba ari slowly imaze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 94. Ni mu gihe uwo bita Bruce Melody we atari indirimbo ye afite iyamaje kurebwa n'abantu benshi, ni indirimbo bita Katarina. Nimwe bita Katarina imaze kurebwa nayo n'abantu bagera kuri miliyoni 13 mu gihe kingana n'imyaka 4 yose kabisa. Nakaba hagaza aba subscriber 520. Mu gihe rero bita The Ben nawe ugiye kuba yarekura indirimbo, turi kwitega turi benshi tuvuga tuti ese bizaba bimeze bite. Uwo bita The Ben we akaba uheruka no gusohora indirimbo kera cyane, hashize imyaka 3. Iyo mvuze kera cyane ngo aba ari kera cyane. Nimba heruka gusohora niyo bita Suko, kuri channel ye kabisa ifite aba subscriber bagera ku 220,000. Iyo ndirimbo rero ikaba yitwa Suko, nayo ikaba yararebwe n'abantu bajya ku 530. Ni indirimbo imaze ugurumva imyaka 3. Ni indirimbo yasohoye ku itariki 30 z'ukwa 12 umwaka 2019. Gusa akenshi uwo bita The Ben ajya akunda n'undi kudusohora indirimbo muri amezi, sinzi impamvu akunda kudusohora indirimbo muri amezi ya nyuma, kuko urumva no mu kwa 12 kwa 2019 nibwo nabwo asohoye indirimbo, kandi nabwo asohora indirimbo itari imwe, asohoye indirimbo
ndakeka zari ebyiri, nabwo ni ebyiri, ntabwo mbyibuka neza ko ndakeka zari ebyiri. Ubwo urumva rero no muri uyu mwaka nabwo yavuze ko afite indirimbo ebyiri ashaka kudusorera, ubwo yaduhitishagamo ngo tumuhitiremo. Reka twitege turebe uwo bita The Ben, tubwe tuti wenda wabona agarutse akaba ajaje noneho nta gusubira inyuma. Uko byagenda kose ndakeka ko biraza kuba byagenda neza. Bakunzi ba BigTown TV, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi muze gukomeza kuryoherwa na update tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Nyita Slim Jesus, Tell your hitmaker. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ibyiza biri imbere hamwe na BigTown TV. Byose n'umutekano, byose n'amahoro, tuba tumeze neza kandi namwe tuba tuzi ko mumeze neza kandi mugomba kumera neza, byose bikagenda neza hamwe natwe n'Imana.